Harya saya desa. Urakoze.
Bite meze neza ego ntabwo nari nzi ko hari so kuri busy ese kutambwiye mama wa musore nakurangiye uza kuguhereza ibintu yaragufashije yaraje ahubwo se uriya muhungu se ndabiherahera ahubwo iki nyine umva nyine ko nabonye asa nk'umuntu wize afite amashuri umeze neza ariko akaba akora kariya kazi ntabwo nkasuzuguye ariko none hari ibintu nyine ureba ukabona umuntu ibintu arimo mu by'ukuri ntabwo ari we yagakwiye kuba uriya mwana rero yagize utubazo utamureba kuri yarangije universite yiwe biragaragara ni mama wiwe niwe wanamwishyuriraga arangije mama agira ikibazo arwara kanseri afite mama urwaye kanseri imeze nabi noneho uriya muhungu avuga ati nta kundi amashuri ahita yahagarika aravuga ati reka ndebe ko nashaka udufaranga nkajya ngira njya kuvuza mama gake gake ubu reba n'ahangaha twese twarateranyije ngo turebe ko mama we yakira niyo mpamvu nyine ubona reba nawe umuhungu w'inzobe kuriya usa neza kureba ko ukamubona akora kariya kazi ariko disi ni akana keza umva ni akana keza pe si yagufashije neza se yamfashije hano muri ino karitsiye yose baramuzi iyo ushatse ikintu uramuhamagara akakizana disi ikiza cye nta n'ubwo akwinuba akagira umuco ukagira disipurine nyine ni umuntu ureba ukabona ibyo akora n'ukuntu ameze n'ukuntu avuga biratandukanye buriya umuntu wakandagiye mu ishuri uramureba ukabona ako nawe bita ku bintu disi muramurebye avuga ati uyu muhungu usa gutya kuki acuruza amakara mu mutuma bireba ahubwo uranize ngo ikindi kibazo ko kagira discipline n'akana keza usibye nyine twose agiye ahura natwo two mama yarwaye urumva nta wundi muntu wamufasha ni we na mama we nta bandi bavandimwe agira urumva rero niyo mpamvu nyine bimeze gutyo haka handi umeze neza hanjye meze waramenyereye se ndi kumenyera byiza cyane umva ujye wisanga nyine umenyere hano hose wowe ntuzajya ugira ikibazo nyine uriya muhungu azajya agufasha buri kintu cyose uzajya ukenera azajya agufasha nta kibazo ndabonye nimero ze ntacyo ko si hagati aho ngaho icyo ubimbajije ntabwo bimenya nyine we urabona umaze igihe hano mubajije nkiga ko waba ufiteho amakuru ushobora kuba wita ku bintu cyane ntabwo ari cyane ubwo rero komeza icyo wari urimo nanjye reka nta kibazo reka nkomeze niyo reka bituraho sawa turavugana nta kibazo
irahuye irahuye rwose irahuye zana n'amakaroni ntabwo bihuye Yiriwe. Nashakaga umuhungu ukoramo hano. Umungu ukora ngaha. Uko nawe hari se yagiye mu rugo rwaje mama wiwe. Mama arwaye kanseri mu rugo rero ninjye yasizeho. Kuki ushaka twakiguheza nta kibazo. Nawe nta kibazo. Nzagaruka yaje. Murakoze. Bakire nta kibazo. Agarutse se? So, narinje kugusaba serivisi. Ntacyo mbwira none. Wa muhungu nyine nanone ukoramo hano waba uzi iwabo? Iwabo ndahazi, ko amazi ndahazi. Nta kuntu wangezeyo se? Cyane ntabwo byakunda nese ninjye urangange nyine kandi sinasigaye ahantu hakinguye kandi ubona n'amasaha y'abakiriya. Basi ndagura fanta. Uragura fanta? Urumva ko nakazi mu kandi. Niba ugura fanta kanze nshaka umunsi gaho tugenda. Ntacyo. Reka zitugenda. Wagaza aho hanze ndayikunde. Epfira mu kabane ntago ari kure. Dusohoke tugende. Tugende nk'agaga mu nzi. Rero ubugumye ahangaha mo imbere ushobora kuba harimo abakecuru baje gusura umukecuru wabo uko arwaye ugumye ahangaha ngira mukoze nazana sibyo? Sawa ngo kanjye nsubire mu kazi. Ihutaho. Shoko wasigendese. Wasize wone. Kinyugute.
se kinyuguti nusanga yayirira kariruka ngere mukuruzi ugeze ahagutse nabajije nyine nabajije amakuru yawe bambwira ko urwaye mama wawe arwaye so navuze reka naje kukureba nsanga ntabwo uhari rero nsaba uriya muhungu ngo anzane hano kanizere ko ntakubangamiye aya n'ubundi abafitsi basaga nk'aho barimo kugenda umukecuru ntabwo ameze neza ariko bizagenda neza ndabizi kandi wakoze ukuje nakora byinshi nari reka nsezere abandi noneho nze guherekeza hari icyo tujyanyemo imbere ukabasezera si bari imbere se mu nzu uhagarara hanze ukabasezera nta kibazo ngo umukobwa mwiza kuko kuba nakujyana imbere ukicara hasi cyangwa ukicara ku ntebe z'urubaho zishobora kwangiza imyenda yawe ariko reka mbabwire ko ngiye ntabwo mara iminota myinshi ndahita nsimbuka nze tugende ndababwiye nta kibazo reka tugende inzira se urazibukara oya ni ukuri kuzagenda Allô? Oui. umukobwa sinzi niba uyibuka hari ikindi kintu yibagiwe sinzi niba wakizanye ndashaka gusimba murakoze cyane
Nzungu yarambwira ati nguhe kano gasenda. Okay. Sawa, bye. Urakoze. Allô? Allô? Mwiriwe. Ego, kuruga wanzaniye Kazungu. So, Kazungu wanzaniye kurugate. Kandi urakoze. Se uyu Yego yikize. Oh. Rero mbwiye ngo No, it's fine. Nasa nabi nakwanza. Ndasa nabi. Ndashaka intoki. Oya. Umeze neza. Meze neza. Ngize. Kazungu. Ya, karibu ariko karibu. Ujye wikuramo inkweto mbara. Karibu. Bitese umeze gute? Byiza meze neza. Niba bari kuri heza. Neza. Mama. Ndio. Ese mwashiriza iki? Yose nagize kuri. Inzoga cyangwa kunywa? Ntabwo njye n'inzoga. Kubera iki? Aha, inzoga wazifatanya n'iriya mivunga n'amazi ntabwo byaba. I got you. Akariko kose. Akakureba agahari. Umukobwa ni iki kabisa. Nice. Okay. Umushyiremo indi. Reka mbere. Nta kibazo. Mwese mwari mwize ibyo mwitaba ariko ubanza ufite akazi kenshi. Oya, kano telefone kanjye kari karapfuye kamaze iminsi karapfuye. Byakubitiraho rero hariya ubona ukuntu haba.
n'igihe waba wakibakiye bose abashaka amakara abashaka mituyu abashaka iki bava muri bimwe by'amubwira yakurikiyeho rero n'ibibazo bya mukecuru wawe nawe bagomba kumushakira umwanya. So tell me about it then. Mbwira, how is life? Who are you? Urebye bahanyita Kazungu hari ushobora kuba ari kubera ndi inzobe ariko nabonye Kazungu uzajya atsinda ariko amazina yanjye ni Cedric. Oh, nice name. Nakoze cyane aba kariya kabutike nyine ni umukecuru wahoze agakoreramo mbere y'ibikorwa nyuma rero arwaye yaje gusanga arwaye kanseri ku mutima so rero bamuhaye twamujyanye kwa muganga ariko kubera ubushobozi biba ngombwa ko asubira mu rugo ntabwo yari kubasha kuvurwa kubera ko na mituweli ntabwo ijya ivura kanseri ariko ubu ngubu abantu aha ngaha muri karitsiye rero bagerageje guterateranya tumushakira imiti y'ibanze yo gutuma wenda byoroha asunika iminsi. Ubu rero ni igihe urwaje buriya nza aha ngaha mu gitondo acuruza saa sita babonye ko inka ndimo guteka hariho ibishyimbo hari iki ubundi nkamugemurira kuko nta wundi muntu wo muri bo nkamugemurira narangiza nkagaruka hariya. Buriya rero hari igihe mpamagara wenda ndi muri utwo tuvayive bigatuma wenda umuntu kwitaba nuko n'agatelefone kanjye katabona muri tablo ntabwo umuntu amenya uwamuhamagaye ngo abashe kuba yakongera kumuhamagara. Ndumva story yawe navuga ko ibabaje cyane ariko nyine mbona ari byiza ukuntu byitwaramo biratangaje ntabwo ari buri muntu wese ubasha kubona izo mbaraga. Ndagerageza nyine gukora inshingano sindeba kuko nzi ko nta wundi wabikora ariko zina ndasa nabi njyewe naba inshuti nawe buri kimwe cyose nagufasha nyine ibintu byose nakuba hafi muri kino gihe. Ese ko ufite ubwoba? Oya ntabwo mfite ubwoba ahubwo ni uko ese buriya ntabwo ukuntu ngewe mba nsa n'ukuntu mba meze nahise ikibazo kiri gusa twagenda tugendana ntabwo byagutera isoni abantu b'inshuti zawe ntibaguseka ugendana n'ucuruza amakara. nyine igihe cyo mubwira ni uko ndi umuntu wakishingikiriza mu anytime. Like you can tell me anything. Ese amatara ibanga ni iki kiri kugutera gukora bino? Ni ubushuti. Just ese niba umukobwa mwiza nkawe uba mu nzu ingana gutya ugenda mu modoka nk'iriya bariya inshuti koko ku buryo ugiye kuba inshuti n'umuntu ucuruza amakara ucuruza n'ibishyimbo bya minti bihora mu maminini. ubushuti ariko ubwo wenda bufite never mind. ntabwo ushaka kuryama. Ndashaka gusubira so kuri soon. butike wakoze kunyakira kandi reka nsubire kugira ngo uzagaruka byagize ufite umwanya. nta kibazo uzambwira. nta kibazo nzagerageza ariko ndi gushaka kujya gukoresha kano telefone kanjye kugira ngo nzajye mbasha kubona abantu bampamagaye nk'ubu sinakompoza nimero reka nzizi mu mutwe. ariko urazifata cyane nzikwandikira. nta kibazo ubwo ariko murishyize. murakoze.
ese kubera iki uhora wubitse umutwe wajya undeba rero ntabwo biba byoroshye kureba mu maso ariko ubu nzagera igihe gishize ni kinini ubimbwira ubimbuza nzagerageza Kako mutunurira ibi byiso byanjye bigaragara. Ako, okay. Nari mfite yiga. Mfite umushuti wanjye. Sinari ni kubifunga ku kazi cyangwa nako ntacyo. Ntabwo ndihutisha. Nashakaga ko ushaka umuntu usigariraho hariya. Then ntabwo hari nimero z'umuntu mukavugana hari ikintu ushaka ko agukorera. Uwo muntu nyine mbese akakwitaho ibintu byose. Ubwo twavuganye wowe mbwira ko ubyemeye nta kibazo. Akanyitaho. Yego kwiteho ntabwo harimo shopping buri kimwe. Oya si uko ibyo wambaye hari ikibazo nta kibazo nyine n'ibyo mu kazi ariko no ikibazo byaza zibura mbwira icyo ategereje ni ko yanjye mubwira kugira ngo ikibazo nese urumva nabyanga ntabwo nitwa Jolie kandi bigenda bikubwira kubera iki sinzi impamvu byaranje ariko ubu ngubu nzahindura Jolie. Okay, ngaho impamagane kera nyiga muri universite hari umukobwa witwaga Jolie. Nyine impamvu nakunda kumuhamagara Jolie ni uko uwo mukobwa baramukundaga reka mbyite gutyo ariko kubera ko niturukiraga mu miryango ikennye rimwe na rimwe simboneke ku ishuri kubera ubushobozi bukeya ibibazo byo ku ishuri akabona nyine akabisuzugura akansuzugura ukabona nta n'umwanya n'umukobwa birangira rero Jolie anyanze niyo mpamvu rero iyo izina Jolie ariko wenda nabuze ntabwo nje kuhindura ntabwo meze nkawe ntacyo ku muntu araza umunsi yazaze na wowe ni ukumubwira waba ufite umwanya nkakoherereza imodoka ikaza ikagufata nta kibazo ako ngwino umufashe mu gikoni ahantu guteka right mu gikoni ugatora ukisubira I know. You look nice. Thank you so much. You look nice as well. Ntabwo nshobora kubyumva. Waransirimuye wangize uyu. No, Really? ubu ni wowe wagiye. Uzi ko najyaga ncupira nkabona muri amakara ariko n'ubundi still mba ngomba gucayo nkabwira uriya mwana ukuntu abigenza nubwo uba wenda kunyica ariko ntacyo. No, icyo nanga ni uko wasubira gukora. Ako to hire some person. Oya ni ukuri uzi ko kubera muri buriya buzima kuba muri utwo tuntu nta cyongereza icyongereza nari narize cyari cyaragiye ariko urabona igihe tumaranye byongeye byagarutse ndimo kwisanga navuze ngo really oh no by the way thank you so much thank you
actually I want to say this, warakoze kumbona, donc wowe wabonye ubundi we mbere yuko ngewe namenye ubundi ubona ari we. So thank you so much for that. Kandi I won't disappoint you. No, I don't expect that. Really? Uri gutuma ngira isoni. Ugira isoni z'iki? Ariko no byasaye mba ngomba njyewe iyo umuntu ankoreye byiza ndarekomeza kameme ndi umuntu kandi ntabwo nakwirengagiza ubuzima narimo hariya. Nta kintu nakoze rero, ntacyo twese twarabikoze. ahubwo se nicyo utakoze umukecuru wanjye wamwitayeho sibyo ubu ari kwitabwaho ameze neza, njyeweho nta kintu navuga ko byose birigaragaza kameme. Uribuka ko bino byose ubundi ari amafaranga ava ku kazi, kandi akazi n'akandi ni akawe. Doko byonyine warananteretse muri kariya kazi kawe ukangirira icyizere umuntu uvanye muri butike tuye muri manini ukanyicaza mu bintu nka biriya bicaye muri munsi. It's something else. Thank you so much for that. So, you're making me blush. No, don't. Kandi Jolie, ndagusezeranya ko nzakubera umuyobozi buzima, ntabwo nzigera ndenza ingohe ibyo wamuye. No. Thank you. Cheers. Cheers.